Kanongere nkwakire rero nshuti bakunzi mukomeje gukurikira Bohorwa Official TV, muri ab'agaciro gakomeye kubagira mu buzima bwacu n'umugisha. Warakoze rero kudukurikira, turagusuje aho uri hose kandi tukwifuriza amahoro y'Imana. Tubwira n'abantu batameze neza aho uri hose, wihangane, usenge, ukore cyane, ibintu birashira. Ubuzima uri kwa muri munsi ni ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza. Kuri inyuma ya kamera rero muri kumwe na Benita, nkuko nyambasura murabizi, imbere ya kamera muri kumwe na nyiri cano ariwe Kamuntu Jean Paul. Kantu ka nyiri cano muramuzi, niwe nyiri bishoro. Nanjye nkaba ndahanga nka host, nagira ngo mwakire yongera bibwire. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kamuntu Jean Paul, ndi umukozi w'Imana. Nishimiye kongera kubana namwe. Yesu aduhana umugisha. N'ubundi ngarutse mu gusobanura inzozi. Murakoze. Ubushize baradusobanuriye ku nzozi, ariko ntitwanyurwa. Utubwira ko buri munsi uzajya tukwakira ukatubwira inzozi, kuko ni kimwe mu bintu nyine buri gihe bidushyira mu rujijo. N'abantu benshi ubu usanga bafite amakuru make ku nzozi, ubu usanga Imana ivugisha ntibabimenye, Imana iburira ntibabimenye. Hari nk'abantu bapfusha Imana yaramuburiye ntabimenye. Hari abantu bakunda kurota ugasanga urose iwanyu hari ikiriyo, ariko ngo utabona umurambo wapfuye. Nyine ukabona inzozi nyinshi urota zifite ubusobanuro, ahubwo ikibazo dufite ubumenyi bukeya kandi dusuzugura inzozi. Kandi ni ukuri n'ujya urota ikintu waryamye usenze ukumva nturi kubyumva, jya ubaza umuntu wizeye musenga mubwira ati ko narose gutya nsobanura, kuko Imana ivugana natwe buri munsi ahubwo ntitubimenye. Ibintu byinshi bitubaho ubusanga Imana yaratuburiye ntitubimenye. Yego. Njye ngira n'Imana yo kurota nyine akenshi ibintu ndose birasohora. Ariko akenshi akantu kose ndose kamba nubwo kataza exactly uko nakarose, ariko Imana iravuga cyane rwose. kandi ibona nyine. Hari aba Pastor Mutesi n'inshuti yanjye n'ujya ukunda kuvuga ngo Imana ivugana n'umuntu mu mvugo yumva cyane rwose. Buri Imana ifite ukuntu ivugana n'umusinzi, Imana ifite ukuntu ivugana nawe mukozi w'Imana, nyine biterwa n'urwego uriho cyane n'urwego mubanaho. Buri wese afite ukuntu avugana n'Imana mu buryo bwe. Rero umuntu nakubwira ngo navuganye n'Imana ntuzamupinge, uzamwihorera mu gato. Okay, simvuze ngo ubyemere ibyo akubwiye, ariko ntuwemere no kubihakana. Umuntu aza kuvuga ngo Imana yambwiye ngo ugiye gupfusha cyangwa bigenze gutya, wimugire umusazi, ariko wihita unabyemera, bigenzuza ijambo cyangwa se ubisengere. Simvuze ngo ibintu byose bakurunzeho wikirize, oya. Ariko inzi ko Imana ivuga. Nayo nampise mu nzozi Imana iravuga, ko niba musoma Bibiliya hari ibintu byinshi Imana yagiye ivuga mu nzozi. Hari abantu benshi Imana yakoresheje mu nzozi, murabizi ntabwo mbigarukaho. Rero reka twakire wongere udusobanurire. Uyu munsi turagira ibintu tukubaza bikeya, wongere utunyuremo makeya, ariko numvaga twavuga ku kintu kijyanye no kurya. Kuri wadusuzanije ubushize ko uzatuganiriza ku bintu bijyanye no kurya. Nta kibazo rwose. Ibintu bijyanye n'ibiryo bidusobanurire bigenda gute? Umuntu wese ari kurya, umuntu wese yabuze ibiryo, nyine kurya bisobanuye iki mu nzozi? Ahubwo nakibaza cyangwa se nababaza ngo ese murota murya? Ariko bavuze yuko nawe wigeze kurota uri murya. Ngenda nabirota kenshi. Yego. Hari abantu benshi bagenda bumva cyangwa se babwiwe yuko iyo umuntu arose kenshi arimo kurya ngo ni abantu baba bamuroga, cyangwa se ngo uburogwa, cyangwa se ngo imyuka mibi yo mu miryango ngo ibigukurikira, cyangwa abakurambere, cyangwa se ngo uri musangira n'abadayimoni. Ibyo bintu rero biratandukanye cyane. Abo bantu barababeshya, kuko igihe cyose urimo kurota urya cyangwa se unywa, ni ibintu bitandukanye. Ntabwo bisobanura kimwe. Ibyo urya, ibyo unywa bifite igisobanuro cyabyo. Ntabwo igihe cyose umuntu warose arimo kurya ari uko aba arimo ari imbaraga za Satani cyangwa se z'abarozi barimo bamuroga. Oya, ibyo ngibyo rwose barababeshya. Okay, twagiye. Nk'umuntu urota anywa amazi, urota ufite nk'inyota ubwo tumera nk'amazi, ukabona unyweye litiro ebyiri, unyweye 3, bisobanuye iki? Kurota unywa amazi ni umugisha. Kurota unywa amazi ni umugisha. Icyo gisobanuro cyane. Kristo niwe soko, niwe soko y'amazi amara inyota. Rero iyo urose urimo kunywa amazi ni umugisha, aba ari umugisha uba ugiye kwakira. Njye numva ari nk'imiyaga Imana ibigushyiriyemo, mvuga nakwicara kuko urumva inyota ku rugendo, kuko abakristo twese turi ku rugendo. Yego. Umuntu wese wakijijwe witeguye kujya mu ijuru, tuba turi ku rugendo rugana i Siyoni. Sinzi niba tubyemeranya kimwe n'abantu bagukurikira, ariko ngize ko umukristo wese uri hano turi mu rugendo rujya i Siyoni. Rero nkumva urose ubwo tumera nk'amazi, ahari ni nk'icyaka Imana iba yishe. Sinzi ukuntu ngenda najyaga mbyumva. Aya, rero turimo kunywa amazi ni umugisha. Ibuke no n'umusamariya Kristo yasabye wa musamariya
amazi aravuga ati se uyu muntu ko tudahuje akaba ansabye amazi ubu ngubu bimeze gute, nyine agira gushidikanya aribaza, ariko Yesu hari ijambo yamubwiye ngo ni njye, ngo nunywa ku mazi njyewe nzaguhereza, ngo ntabwo uzongera kugira inyota ukundi. Ni ukuvuga ngo rero ni umugisha, iyo urose urimo kunywa amazi ni umugisha uba ugiye guhabwa, uba ugiye kwinjira mu mugisha wawe. kuri uwo turya imbuto, imboga, urya ubuntu bw'ubudeseri bworoshye buri aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ushobora kurota urimo kurya amatunda, ushobora kurota urimo kurya ibinyomoro, ushobora kurota urimo kurya inanasi, ibyo ngibyo ushobora kurota urimo no kurya umuceri uyu nguyu wera. Ibyo ngibyo bisobanura imigisha, ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Ibyo bitandukanye no kuba warota urimo kurya imyumbati, urimo kurya ibijumba, urimo guhekenya ibijumba bibisi, urimo guhekenya imyumbati mibisi, urimo kurya ibigori. Kurya ibigori, uhekenya ibijumba, urya ibiryo bikomeye, ibyo byose bisobanura ibigeragezo, uba ugiye guhura n'ibigeragezo. Ariko kuri uwo turimo kurya utubuto, uba ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Ni umugisha, haba mu kazi urimo gukora, Imana iba igiye kukumotiva, iba igiye gutanga udutipu, cyangwa se umushahara wawe ugiye kuzamuka, kuko Imana itanga tipu. Umugisha wawe utangiye kuza ku buzima bwawe. Rero icyo gihe numara kuri uwo turimo kurya utwo tuntu twiza, utwo tubuto, uzasenga Imana, Imana iba igiye kukwinjiza muri uwo mugisha, uzasenga Imana ikwinjiza muri uwo mugisha wawe. Ako nsubye ko n'abantu tutajya nyine twita ku bintu ngo tubihuzahuza, ariko hari ibyo kurya byo mu butayu, hari ibyo kurya Abisirayeli bajyaga muri Egiputa. ngira ngo n'undi burya baryaga ibihaza, ibishyimbo. Akenshi wasangaga barya utunyamaswa, zino inyamaswa zo mu butayu, za zindi zabaga zirimo. Urareba hari reba Abisirayeli inzara ibishe, batakambira Uwiteka ngo azana, nimba ari, ntabwo nibuka neza ibiryo yabahaye, ariko byari ibiryo baryaga, ariko ugasanga yari manu nyine. Ni ibiryo baryaga ako kanya bikahita, iyo wisigarizaga byarapfaga, byaranukaga. Ni ukuvuga ngo rero ibiryo Imana itanga, sinzi nimba ari ibyo wari mumbwira. Ari no kuvuga ibyo kurya byo mu butayu. Rero hari ibyo kurya mu butayu baryaga ku buryo umunsi ubirose nyine utawumva ko ari nyine ari ubutayu, sitiri ubutayu bugikomeye. Ubutayu nyine ni nk'ubu simamya ko umuntu arose ari kunywa nk'amaminwa, atagomba gusenga cyane. Ni ukuvuga ngo amaninwa, ni ukuvuga ngo ibishyimbo, si ibishyimbo urimo vuga, ibishyimbo, amaminwa. buri ibishyimbo nabyo bigira ibisobanuro byabyo. Bisobanuye igisobanuro cy'ibishyimbo bibisi cyangwa bihiye. Ibishyimbo bihiye byo ni nk'ibinyampeke, biri mu biryo bikomeye cyane. Urumva ni ibigeragezo, urumva ko ariko nta nubwo kenshi abantu bakunda kurota barya ibishyimbo. Ureke urose urimo kubirya, nyine bitera imbaraga byose. Ibijumba ni ukuvuga ngo nyine ni ibituma ukomera mu butayu. Ariko nanone bitandukanye no kuba warota ubona ameza ateguye hariho ibiryo bigiye bitandukanye. Urota urimo kugenda urya ibintu bigiye bitandukanye, washyizeho ikijumba, washyizeho ifi, washyizeho inyama, washyizeho iki, uvuge ngo ko ndeba bivangavanze, se ibi bisobanura iki? Icyo gihe hari uburyo bushobora gusobanuka yuko Imana yakubwiye yuko izakugaburira, ikakwereka ishusho yuko Imana igiye kukugaburira. Icyo gihe urasenga ukabwira Imana, ndashaka yuko usohoza rya sezerano wagiranye nanjye yuko wambwiye yuko uzangaburira. Icyo gihe rero bitandukanye no kuba warota urya ya myumbati. Ega nabo barabizi, n'umuzamu usanga uzarebe nk'iyo ufite 1000 udateganya kubona ikindi. Ntabwo yatuyenda ngo uguremo inanasi itambutse cyangwa uguremo ironje cyane. Utuvuga ati kanguremo inusu y'akahunga nsonga ibintu bitera imbaraga biratuma nshobora kumara iminsi 3 ntarongera gusonza cyangwa iminsi 2 cyane. Rero urumva n'ibyo kurya biratuma ubutayo nyine butagusharirira, uvuga ati ntasonza. Erego n'inzu zawe zisobanura ahubwo nuko wenda turushanwa cyangwa iki, ariko ubundi umuntu wese ari kurya nk'amagi. Kurota urimo nko kurya nk'amagi. Rero njye nkunda no kubirota. Amagi ni ikintu cyiza. Ndota amagi kenshi kabisa. Amagi ni ikintu cyiza. Amagi birasobanura amasezerano. Nurota ikindi, atansiyo, murabizi ko amagi aturuka ku nkoko. Urose ikintu bise inkoko mu buzima bwawe, bigira igisobanuro cyabyo. Ariko iyo urose amagi, asobanura yuko hari amasezerano yawe
Imana yavuganye nawe, Imana igiye kugusohoreza. Kandi koko inkoko muri Bibiliya byagenze gute? Ko Kuvuga ngo ifite ubuhamya. inkoko muri Bibiliya ni nk'ikimenyetso, byari nk'ikimenyetso kuko Kristo yayitanze nk'ikimenyetso kizagaragaza Petero, inkoko itarabika uzaba bamaze kugira gute? Gatatu uzaba bamaze kunyihakana. Nyine bwa mbere arabyumva, bwa kabiri bwa gatatu ahita yumva yuko hari ijwi rya Kristo ryamubwiye yuko azamwihakana. Nyine inkoko igereranywa muri Bibiliya igereranywa nk'integuza, ariko mu buryo bw'umwuka wayirose bigira igisobanuro cyayo. Nzayisobanura ubutaha mu kindi kiganiro. Kurota n'inkoko cyangwa inkoko iri iwawe bigira igisobanuro cyabyo. Ubu ngubu turimo kurota ibigendanye no kurya. Hari n'abantu benshi bakunda kurota barimo barya inyama, bati se ko kurota urya inyama bisobanura yuko ari bagiye kundoga, ngiye kurogwa, ndi gusangira n'abadayimoni. Ese koko nibyo? Ni ukuvuga ngo kurota urya inyama izi ngizi zino zisanzwe, ariko ukumva mu nzozi wazirya ukumva ntabwo zikuryoheye. Icyo gihe zisobanura yuko hari umwuka w'abarozi uri kukugendaho, hari abarozi barimo kugutongeraho ibintu bibi, hari abarozi bakurwanya, Satani arimo kukurwanya, cyangwa se hari abantu bagambirira kukuroga, cyangwa se birirwa bagutongeraho imivumo yuko nta hantu uzigeza. Ni kimwe no kurota urya inyama za mbisi. Ibyo byo bisaba gusenga cyane kugira ngo Imana ikureho uwo mwuka w'abarozi, kuko utabaye maso abarozi bakoherereza ayo mahembe, bakoherereza ibikwica, bakuroga bino bashyira mu mazi, bagira gute ugasanga umuntu arapfuye cyangwa se biramumugaje. Icyo gihe bigusaba gusenga cyane. Rero ariko iyo warose urimo gusabana n'abandi murya inyama zino zihiye, ukumva uranezerewe, ukumva nta kibazo, ibyo ngibyo ntabwo bisobanura yuko bagiye kukuroga. Kurota urya igisheke? Kurota urya igisheke nabyo ni ibigeragezo. Ibisheke ni ibigeragezo? Yego. Mama wanjye yajyaga akunda kubimbwira kera. Ndibuka bajya no kuntera inda, nari maze iminsi ndose igisheke. Iyo urose urya ibisheke ni ibigeragezo. Nari maze ndota ngo igisheke kiryoshye, nkongora nyine na kuraje nyinshi cyane. Yego. Arambwira ati ntabwo igisheke ari cyiza ku mukristo, ni ikigeragezo. Ubwo ibiryo bishobora gusobanura, bishobora kuba negative bitewe n'ibyo ari byo, kimwe n'uko by'amasezerano bitewe n'ibyo ari byo cyane. Ntabwo kurota urya bivuze ko bagiye kukuroga, ahubwo iyo urose biterwa n'ibyo warose, nibyo biguha ishusho cyangwa se biguha igisobanuro cy'ibyo warose cyangwa se cy'icyo bisobanura. Kurota unywa amata? Kurota wigiriye mu bigogo uri nko kwinywera amata? Kurota unywa amata ni umugisha. Amata ni umugisha? Amata ubundi muri Bibiliya asobanura mwuka wera, ikimenyetso cya mwuka wera. Mu kindi kiganiro tuzagira, ndashaka inzozi cyangwa se iyerekwa zigaragaza umuntu ugiye kuzura mwuka wera. Mu kindi kiganiro tuzagikora, ariko nk'uko wari umbwiye amata asobanura mwuka wera, yuko umuntu agiye kuzuzwa mwuka wera. Umukristo wese ari kunywa amata nta mpungenge, nta mashimwe mbese? Atari ya mata ariko ya yandi asharira. Oya, amata nyine kurota ugotomera inshyushyu, ikivuguto se? Inshyushyu ni amata ya mwuka wera, ni amata asobanura mwuka wera. Kurota inka se? Kurota inka bisobanura ibigeragezo, kwirukankana. Kurota uragiye ufite nk'ishyo ari kuri imbere, uragiye wowe, ari wowe uragiye? Uragiye amashyo. Kurota uragiye ni ukuvuga ngo kurota uragiye inka bitandukanye no kurota uragiye ihene. Ibisobanuro cyangwa se kurota uragiye intama bigira ibisobanuro nabyo bigiye bitandukanye. Rero numvaga nacyo ni ikindi kiganiro, ni ikintu kirekire cyane cy'amatungo, cyerekeye ku matungo. Buriya kurota inuza bino inkoko, kurota inkwavu, kurota ihene, kurota inka, kurota intama, kurota ibisimba bigiye bitandukanye nabyo bigira ibisobanuro byabyo. Ibyo byose tuzagenda tubirebaho mu bindi biganiro bizajya bigenda bikurikiraho, bizagenda basobanura buri kamwe ku kandi kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Impamvu rero nkomeje kunywa nuko nawe tubwiye amata nyine, mpita mvuga watubwira n'inka bikagendana, ariko nta kibwo uzategura ikiganiro ku matungo, nta kibwo n'inka tuzayumviraho. Reka rero ngushimire
wakoze kubana natwe twasiganiro gitoya cyiza ariko barabizi ko ibiganiro kuri Bohorwa Official TV nakagaruka tuzakomeza tubasobanurira ku nzozi nk'ibisanzwe. Mwakoze cyane kudukurikira, wagira ikintu ubwira abantu? Murakoze cyane, nabifuriza yuko cyangwa se nakifuza yuko mwakora subscribe, mwakora like ndetse na share kugira ngo buri muntu wese ajya abasha kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Nanjye ntabwo nzabatenguha, nzajya ngerageza gusenga Imana, nze kuri kamera nasenze kugira ngo Imana impe ibisobanuro by'inzozi murota. Murakoze cyane. Iyi ni Bohorwa Official TV.